Ya izi neza kariye zinjira mu modoka ngira ngo muri kuzibona batazibereka. Niyo modoka ya mbere mu karere ka Bugesera 0 km bayizanye kuri breakdown bayitereka hano, nibwo butaka bwonyine buza amapine yayo. Tugiye kubanza turebe se nibihe bikoresho by'ingenzi tuba tugomba kwitaho cyane mu gihe tugiye gutwara iyi modoka ya Day One. Iyi modoka mu by'ukuri urebye ikora nk'izindi zose, ariko nk'imodoka nini cyangwa se nk'ikamyo iba ifite ahandi hantu itandukanye. Yo, beautiful my people, reka nizere ko mumeze neza cyane abasongozi mwese muri rusange aho muri mu nguni zitandukanye z'isi, twitwakomeze kubarinda ndetse no kubaremera amashimwe. So today garutse mu mavuta akomeye cyane, tugiye kubanza tujye mu minsi yo kwitegura icyunamo, ubundi nyuma y'icyunamo tugaruke dukora ibizamini nk'ibisanzwe. Uyu munsi bafite imodoka ya Day One hano, bafite imodoka nziza cyane mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Agiye kwinjiza muri iyi modoka mbereka ibintu byinshi cyane bigize iyi modoka bigiye bitandukanye. Shimire cyane Gatsata out of camera, wewe mu jeno bari kubikurikirana gato. Mese neza nawe. Ijambo rimwe ku bantu bashaka perime, gira ikintu kimwe ubwira abantu bashaka perime. Umva ku bantu bashaka perime mbashishikarije kuza kuyishaka nubwo ngiye byananiye. Oya njishikariza kujya ku musongozi. Ku musongozi akaza kabatamo perime ukagenda wishima. Bande out today. Mwabyumvishe Gatsata ibintu ababwiye nibyo mani, mujye ku musongozi mukore subscribe, mubanze mureba amasomo ariyo y'izindi kategori zibanziriza Day One. So today we gonna talk about kategori yitwa Day One. Ni kategori ikora gute, yinjiza amafaranga gute, ariko mbere y'ibyo ngibyo reka manze mbijizemo gato mbereka ibintu bike mu bigize iyi modoka ari yacu. Let's go girl, come on. Ya izi neza kariye zinjira mu modoka ngira ngo muri kuzibona batazibereka. Imodoka yose niribuye papa, niyo modoka ya mbere mu karere ka Bugesera 0 km bayizanye kuri breakdown bayitereka hano, nibwo butaka bwonyine buza amapine yayo. It is what it is. Keep coming bro. Urabona ko imbere ni imodoka yisanzuye, izi ni press bazuzani ya hano wanaryamuka noneho habamo ikintu bakwitiye climatiseur. Izi ni buretse gato nkwereke, izi ni climatiseur izi modoka. Ubu nukuvuga ngo ikintu kijyanye n'ubushyuhe cyo n'ubwite ugisezera TikTok. Ibirahure bya film byo turabigarukaho mu kanya, ndetse n'amalovier n'amavora n'ibiki ibyo turaza kubibereka mu kanya, ariko ndagira ngo mbaze nkwereke how the way umuntu wicaye muri iyi modoka aba ari comfortable bingana iki. Urabona ko ni imodoka nziza cyane na sunroof, ibi byose turabifungura tukabyegeza hejuru kugira ngo abantu baze kuba bameze neza cyane. So iyi ni imodoka nziza cyane twabazaniye mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata ku bufatanye na United Driving School ndetse n'umusongozi Walewe. Ibintu byiza byose nandi wabisanguretse ku musongozi Banez. Wewe umuntu wese ukeneye kategori je naravuze ngo cyese abanyarwanda nibambwira ngo tukurambiwe muri ibyo bintu, ariko kuri iyi nshuro murabona ko ibintu nabishyize ku yindi level. Ase niyo bakuvuga ngo barakurambiwe wabivamo, bambwiye ko bandambiwe. Oya nakomeza nkakira abo kuri tere, ariko abo kuri YouTube badashaka kureba nk'abihorera. Si byo se? Ibyo byo ni igisubizo ugiye kumva ati ntabwo nareka akazi, ahubwo abantu nyine badashaka kundeba, ariko nta nubwo nanabivamo. Ahubwo nabwira abantu badashaka kundeba ntibazasubire kundeba, bajya bagusimbuka, bajye bansimbuka, cyangwa se niba badashaka kundeba bacuranga ibintu byanjye babishyire ku ruhande babyumve batabireba. Nyibukije umuntu ejo twajyanye mu modoka agenda yumva record za Yanga. Ubundi ni gutyo bigenda, iyo umuntu udashaka kumureba uramwumva, niko bigenda. So today ngiye kubereka ibintu byinshi cyane bigize iyi modoka mu gihe cyo kuyitwara. Ese ambriage zayo zibahe, ese feri zibahe, ese vitesse zijyamo gute. Ikibazo gikomeye cyane abanyeshuri bakunze no kwibaza kuri iyi modoka cyangwa se ku modoka zose nini muri rusange, babibaza ngo ese vitesse zikora nk'izindi, cyangwa hari n'umuntu ugeze kubimbaza arambaza ngo ukuntu bangaja Coaster n'ukuntu bangaja izi modoka nayo. So today ngiye kubereka gato cyane kuri lovier y'iyi modoka. Gasa you ready now? Yes. Subira inyuma gake dusubire mu gikoni aho bibera, aho tubikorera papa.
tugiye kubereka bimwe mu bintu biyigize hano imbere muri kabine cyangwa se mu gikoni cyayo. Imodoka ibigizwe n'ibintu byinshi cyane bitandukanye nk'ibisanzwe.